Yego mwana niko bimeze. Ndakibeze. King V. Zibe views 10 nzibone, zibe veni nzibone sha narindi mu kiganiro gusa n'ubundi management nyibonye nazakubwira mwana wa mama. Uwo muntu bita AY sinzi ko yigeze abaho mu buzima. Koma mama se kandi. Kuransumira nayo bama numva bavuga kavukana n'umukobwa bita Inkindi Aisha. Sasa numpeto kizamukagiye kumuhamagara mubeshya ko namuboneye management yo muri Kenya. Afite indirimbo ngo ufite ikintu mora nazi. Namara wabona Uwiteka biteye iteka. Naryimana amahirwe kandi Messi konzirikana mwana wa mama. Ewana ni fresh kabisa naho si byacu kandi management ikeneye kumanagingwa nayo. Dushaka ni management nyine seko wadetero. Ladies and gentlemen narababwiye ngo sinzigera mbatindira nzahahora sinshaka kuzasubira mu rugo. Sasa turi muri ya content bita Talk Your Favorite Superstar aho ngiye mpamagara umusitari cyangwa se ukiri kuzamuka nkumva ese avuga gute aganira gute. Sasa ngiye kubahamagarira umwana n'umuhanzi w'umuhanga numva amakuru ansumira nayo bampa numva bavuga kavukana n'umukobwa bita Inkindi Aisha. Sasa numpeto kizamukagiye kumuhamagara mubeshya ko namuboneye management yo muri Kenya. Afite indirimbo ngo ufite ikintu mora nazi kucyumoza hasi. Murayizi ngiye kumuhamagara numva ibye mubeshyi bya management numve izunda abahanzi dufite bo baba babayeho bati. Aha twagiye aramfata se sha mana mfata ni kumuganda bro. Ariko nanjye ukuntu ari kuninza aramutse amfashe ikinyoma namuha papa kumuha ko management yamumbajije biki byose fata bro biranze bro nakose. Allo bonjour King V. Ako sha umaze gukira nemusi kandi windu mumeze mutese ko mwabuze wangu cyane kuri kwimana pe nago twabikora ahubwo King V boro najya ngo nkurabure. Hari umukapo w'ibinuza w'ibyanwa umeze ukuntu wigeza kunyurahora utari umunyarwanda. Hari umukapo byibushye isuri ijya kumera nka gifite ibitama nk'ibya David ukuntu w'umunyakenya wigeza kuvugisha kuri Instagram. Numujama bita ngo bamwita AY Record. Umukapo wari wanyandikiye nyine yari yatenuze yari yaplainze kuri video yanjye nakoze muri Gen Z. Hanyuma sinzi video yawe nayo yigeze ku nyine arayinsharinga kwa ko twajyaga tuvugana kumwe umuntu yihoma ku bantu bo hanze. Arambwira ngo ashaka guhura nawe nyine mu cyongereza cyanjye gike nyine mwumva ko ashaka ko muhuza. Mitamuhereza izina ryawe ubwo sinzi na ryawe maze niba arakwandikiye kuko nakurikiye boro za kora kuri noza kuri Instagram mbona ari umuntu ukora ibintu bya production akaba afite n'abahanzi namubonye ari kumwe na ba calligraphy numva ari umuntu mbona ari umuntu wa danje. Ubwo rero yarambwiye ngo muguhereze nyine mitamuhereza izina ryawe ukoresha kuri IG. Ubwo ikintu cyabaye se je ntabwo Instagram yanjye wamuhaye rero ntabwo ndi kwikoresha muri iyi minsi hari ibintu byapfuyeho ndi gushaka access muri uyu munsi ushaka kwikoresha ariko ntabwo ashaka ko yanyandikiye sinayibona. Siko byashoboka kubanza wamuhangaga contact kanjye shaho bakire niba kaducika ko nanjye nabatse King V kakeneye management ayibonye ko yakora ibintu bya danje binaryimana bakire niba kaducika. Rero nari navuze ngo ubwo ngubwo nyine umuntu yamuguhereza mukavugana ikukibeshya. Umuntu yamuguhereza nyine mukavugana ukareba ko abikurikirana wa muntu ibintu bya management hano. Subundi ubwo mwakorana biramutse bibaye ngombwa ra twakorana amazi. Ari ubwo ngubwo nyine ndaza kubikurikirana nkubwire nyine ubwo nge numvaga yarabimbaje kumwe udashaka kujya mu bintu byinshi utazi icyo umuntu ashakira undi muhereza iyo ntuza yawe Instagram ndavata ubwo byakunda zagufatisha. Ubwo numvaga mwana navuganye niyo mpamvu nari mvuze ati kutamvugishije wenda
hafi kabisa ntabwo tugiye kuvuga nyamara wabona uwiteka biteye iteka naryimana amahirwe kandi Messi kunzirikana mwana wa mama ewana ni fresh kabisa nawe si byacu kandi management ikeneye kumanagingwa nayo dushaka ni management nyine seko waduteru yego mwana niko bimeze ndakibeze King V zibe views 10 nzibone zibe veni nzibone sha narindi mu kiganiro gusa n'ubundi management nyibonye nazakubwira mwana wa mama uwo muntu bita AY sinzi ko yigeze abaho mu buzima ashema ikanye nkubwiza ukuri komanyo koma mama se kandi yo King V ndagukunda reka manze nkubwira utarampa mama bwa kabiri mai niba ari kumbatiranye yamugeze mu gitondo rwabone mu weekend iyo management y'umuntu yitwa AY yitwa AY Rico dafite ibyanwa nk'ibya David waruvuze ati management ndayibonye aka ndombishe cyangwa ndavuga ati cyangwa ntabwo byabikeni uyu muntu ni umuntu wadanje nge nsigaye nkora content bita Talk Your Favorite Superstar baniyo Bosco narabavugishije ba Sky tunarabahamagaye ba buri nguni narabahamagaye ariko ntabwo buri bantu bose mbakorera udupranka gutya hari nabo mamagara tukiganirira gusa nyine ndagukunda abantu bagende bumva ibintu bya uri umuntu wadanje kandi urabizi from day one tumanukana miguru mu mujyi hanyuma ugomeze ubazana icyo nakuba wibuke ko dufite icyo bita K&M Yandex Group company nziza ikodesha amamodoka woya ntago ariko kuri bro none wumvisha amazina ya K&M wahita unasanga ari abantu badanjuzi no muri kino gihugu batanahuye na showbiz ariko K&M nanjye nayikoreyemo sinayisoje twagiye twakoranye mani ibintu cyagiye ujya Nyanza n'abandi bahanzi bagenzi bawe mwana ujye bakundisha ibintu urabiza hari abahanzi baba bakitsakisha tuzajya tuborohereza papa nawe kabisa urakoze harwaro wabeshya akaguturitsa gusa nyine nicyo cyiza cyo kubana n'umuntu mwebwe mugomeze mumbwiye duhamagare bandi muri kizo Merci boss wanye mubwiye ko ngiye nigire hanze mwati Merci ngiye urwenya ndaruretse urasetsa gen kopa kaskwere nago naguvuga barayikinga banafu we